بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله dushimire Allah subhanahu wa ta'ala mbere na mbere ugushima kose nokwe ibisingizo byose byiza niwe nyirabyo nanone dusabira intwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa mahoro n'imigisha ya Allah byamusakaraho we nabiwe n'abasangira nyendobe nabandi bose bazakomeza gukurikira inzira nziza yo kuri kuzageza ku munsi wa nyuma turasaba Allah ko natwe yadushyira muri abo uyu ni umuhamagaro ko bari muri hajj cyangwa se hijja yewe na umra kwibingibi bari bakwiye kubitekerezaho ibi bintu bigera kuri bitandatu. Ibi bintu bitandatu nibyo bintu nyamukuru kugira ngo ibada ya hijja yakirwe bishingirwaho, cyangwa se umra kugira ngo yakirwe bishingirwaho. Icyambere al-ilm, ubumenyi. Al-ilm, ubumenyi. Iyo tuvuze ubumenyi madha nani, turi gusobanura iki? Al-ilm bil ahkami الشرعية cyangwa se al-ahkamu allati takhussu al-hajj. Ubumenyi bushingiye ku gusobanukirwa amategeko agendanye na ibada ya hijja. Menya kwanza hijja yubatswe n'ibiki? Hijja ifite arkan, ifite inkingi. Iyo ugize inkingi nimwe usiga mu nkingi zayo irapfa. Nta n'ikindi kiyisimbura keretse kuyikora ya nkingi. Hijja ifite wajibat, ifite ibintu by'itegeko. Ibyo ngibyo iyo ugize na kimwe ureka muri byo bisaba kutanga fidya, nko kuba watanga kumena amaraso, nuvuga kuba watanga gutanga igitambo. Hijja igira ibyo bita sunna, iyo zikoze bituma thawabu ziyongera. Hijja ifite shurut, ibisabwa kugira ngo wemererwe gukora hijja. Ibyo bintu rero byose shurut, arkan, wajibat, sunan ugomba kubisobanukirwa mbere yo kujya muri hijja. Hijja ifite ibyo bita mubtilat, ibyangiza hijja. Iyo tuvuze ibyangiza bisobanuye ngo iyo hagize na kimwe ukora kirayangiza. Mbere rero yo kwinjira muri hijja ibi ugomba kubimenya. Hijja ifite ibyo bita makruhat, ibitari byiza kuri muri hijja kwa bikora. Ibyo byose urabyirinda kugira ngo ibada yawe ya hajji yakirwe. Al-ilm, ubumenyi. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an kugira ngo akwereke agaciro k'ubumenyi yaravuze ngo fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Fa'alam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik. Banzu menye mbere ya byose, banzu menye ko nta wundi usengwa illa Allah, uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Banzu menye kwanza. Bimaana al-ilmu yati qabla al-qawli wal-amal. Ubumenyi bugomba kuza mbere yo kuvuga na mbere yo gukora mu Islam. Ntiwemereye kuvuga icyo udafitiye ubumenyi, ntiwemereye no gukora icyo udafitiye ubumenyi. Walidhalika al-Imam al-Bukhari rahimahullah mu gitabo cyanditse umuryango muzima, isomo rizima ryita babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yawise umuryango ugendanye nuko ubumenyi bugomba kuza mbere yo kuvuga na mbere yo gukora. Fabada bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal, yahereye ku bumenyi mbere yo kuvuga na mbere yo gukora. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yarahiye ku gihe, wal asr, yarahiye ku gihe. Innal insana lafi khusrin, arashimangira ati mukuri kiremwa muntu aho kiva kikagera cyose, kiremwa muntu muri rusange kiri mu gihombo illa keretse. Yaqulu al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah, al-Imam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi atubwira ati hadhihi hiya arkanun najah. Izi nizo arkanun najat, nizo nkingi zo kurokoka muri bari bari mu gihombo. Inkingi zo kurokoka nenye nkuko zavuzwe muri sura suratul asr. Imana igiye kuzivuga izi nkingi, inkingi ya mbere yavuze ni ihe alladhina amanu, babandi bemeye. Yaqulu ulama at-tafsir, abamenyi ba tafsir bavuga ko kwemera kwa nyako ni ukwemera kubakiye ku bumenyi, ntago wakwemera ibyo utazi. Ni nayo mpamvu muri shurut, muri condition za la ilaha illa Allah, condition ya mbere yo kwitwa ko wujuje la ilaha illa Allah, al-ilmu bi hadhihi al-kalima, gusobanukirwa kwanza iri jambo risobanuye iki. Wal-ilmu bi muqtadaha, no kumenya yufte la ilaha illa Allah ni ibihe bikorwa urangwa nabyo. Al-ilmu, ubumenyi nicyo cyambere. Falidhalika qala Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah aratubwira ati man abada Allah bighayri ilmin, umuntu uzakora ibada agasenga Imana mu buryo butubakiye ku bumenyi, turi kumwe, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Uyu nguyu ibyo yangiza biba ari byinshi kuruta ibyo atunganya. Uzakora ibada nta bumenyi yifitiye,
ibyo yangiza muri iyo ibada ni byinshi kuruta ibyo atunganya. Walidhalika la budda, mbere na mbere tugomba kwanza an natafaqqa, kwiga tukagira fiqh mu byo tugiye gukora tukabisobanukirwa. Walidhalika al-Imam Malik rahimahullah hari umuntu waje ku gihe cye arambwira ati ya imamana, yewe imamu wacu, urabibona gute ngewe ntangiye mfashe uyu musigiti wa Mtume nkawugira miqati kuri nge, nuvanga akaba ariho nambarira ihram, akaba ariho ntangirira igikorwa cya hijja ngiyemo. Arambwira ati la taf'al, ntukabikore, akhafu an tusibaka fitna, mfite ubwoba yuko wahura na fitna ikomeye cyane. Arambwira ati wama hadhihi alfitna, iyo fitna ni ibyo bigeragezo ni bihe? Arambwira ati alam taqra qawlahu ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna. Ese ntabwo urasoma aya ivuga ko Mwenyezi Mungu atubwira ati babandi babemenge, babandi batandukana n'umuyoboro w'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ko Mwenyezi Mungu azabaha ibigeragezo mu buzima bw'isi, au yusibahum adhabun alim, cyangwa se bagahura n'ibibahano bibabaza bya Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Walidhalika umuntu kunyuranya n'imigenzo twazaniwe na Mtume harimo fitna, ariko ibi byose ni ryari uzayumvira ya migenzo? Ni igihe uzaba ufite ubumenyi. Al-ilmu nicyo cyambere. Imam Malik yabwiye wa muntu tugomba gutangirira miqat aho Mtume yayikweretse. Miqati y'abantu bari Madina ni ihe? Ni Dhul Hulayfa. Nkuko hari izindi mawaqiti nyinshi z'abandi batandukanye, ibyo ndi kuvuga ni mawaqitun makaniya, miqati z'ahantu abantu batangirira igikorwa cya hijja, nkuko abantu ba Yemen ari ya Lamlam, ndetse n'abandi gutyo Dhatu Irq, abantu bavuye Iraq, n'abandi bagiye bafite miqati zigiye zitandukanye. Al-muhim, ilmu nicyo cyambere. Wowe uri muri hajj, kwiga amategeko ya hijja nicyo cyambere mbere yo kuyijyamo. Ntugire icyo ukora utagifitiye ubumenyi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah aratubuza uramenye, ntugahagare ku cyo udafitiye ubumenyi, ntugakore icyo udafitiye ubumenyi. Fasalu ahla dhikr, mubaze babandi bahawe urwibutso, bahawe ubumenyi, in kuntum la ta'lamun, kubyo mutazi, ni muba mutabizi mubabaze. Icyo rero ni icyambere bayislam. Uri muri hijja, icyambere ugomba kwitaho al-ilmu, ubumenyi, utagira ikintu na kimwe ukora utagifitiye ubumenyi. Icya kabiri ni ikihe? Al-kasbu at-tayyib, umutungo ujyana muri hajji ni uwuhe? Wawukuye mu zihe nzira? Niba ari umutungo wa haram, umenye ko Mwenyezi Mungu adashobora kwakira ibyavuye mu mitungo ya haram. Inna Allaha tayyibun, ini hadithi ya Mtume ya Abi Huraira yakiriwe na Muslim, ni hadithi iri sahih y'ukuri idafite gushidikanya. Inna Allaha tayyibun, mukuri Allah ni mwiza, la yaqbalu illa tayyiba, ntiyakira nta nemero uretse ibyiza. Allah ni mwiza, ntiyakira ntiyemera keretse ibyiza. No muri hadithi iri kurangira Mtume yavuze ku muntu wakoze urugendo rurerure cyane, dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara, yari umuntu ufite umusatsi ujagara udasokoje, yahindanya sivumbi wese, yamuddu yadayhi ila as-sama, azamura amaboko mu kirere ahamagara ya rabbi ya rabbi, ahamagara Allah. Wa mat'amuhu haramun, ariko amafunguro y'ibyarya ari haram, ibyarya bikura mu nzira zitemewe. Wa mashrabuhu haramun, ibyanywa abikura mu nzira zitemewe za haram. Wa malbasuhu haramun, ibyo yambara yarabikuye mu nzira za haram. Wa ghudhiya bil haram, nawe ubwe yarakujijwe na haram mu buzima bwe bwose, ariyo yamukujije kugeza ku myaka afite. Uyu ngo ari kuzamura ahamagara Allah kandi ari ubwo buzima bayo. Intumwa y'Imana isoza hadithi ivuga ngo fa anna yustajabu la, ese uyu ngo arabona Imana yakwakiriye idua hamwe nuko ari kurya haram agahamagara Imana? Ma yumkin, mustahil, ntibishoboka ko Imana yakumva idua yawe kandi nawe uri guhuguza. Al-kasbu tayyib, umutungo usukutse niwo ugomba kujya gukoresha hijja, bitari bya riba, bitari ibyo kujya kwikopesha ibintu bidasobanutse. Koresha umutungo usukutse, koresha umutungo usukutse. Ibada ya hijja ni ibada ire umuntu ufite ubushobozi, ntabwo ari byo gusiga ufite amadeni inyuma. Genda ufite ubushobozi buhagije, ubushobozi bwawe bw'iki kugeza aho ugiye, n'ikizagutunga aho ugiye, n'icyo usigiye abusize inyuma niba hari ubushinzwe. Iki nicyo bita ubushobozi, ni nabyo bita al-istita'u al-kamil, nibwo bushobozi bwuzuye ubu ngo buvugwa. Al-kasbu tayyib, Mwenyezi Mungu ntiyakira ibada wayikoze mu mutungo wa haram abadan. Iki ngiki tugisobanukirwe abayisilamu. Icya gatatu ugomba kumenya wowe uri muri hijja kugira ngo yakirwe cyangwa se yangirike niki gikomeye, al-ikhlas. Al-ikhlas, iki ndagisubiramo, al-ikhlas gatatu.
ntugire ijambo na rimwe muri hijja uvuga cyangwa igikorwa ukora uretse kugomba kukivuga cyangwa ukagikora kubera Allah. Mwenyezi Mungu aravuga ati wama umiru illa liya'budu Allah, nta kindi bategetswe abantu, nta kindi Imana yadutegetse uretse ko dusenga Allah. Kuyihe condition? Mukhlisina lahuddin, tumwezereza idini Allah wenyine. Ibikorwa byose dukora mu idini tubikorere Allah wenyine kugira ngo ari udushima. Ala lillahi dinul khalis, idini yose igomba guharirwa Allah. Igikorwa cyose ukora mu Islam bwawe ukagiharira Allah, atari kugira ushaka ko gushimwa ari wese. Al-ikhlas ya jama'at al-khair. Ibadu urimo ya hijja, sobanukirwa gukora ibada. Sobanukirwa gukora ibada uri gukorera Allah, Mwenyezi Mungu adashobora kwemera no kwakira mu gihe harimo gushaka undi wese ko gushima. Ikhlas mu bishobora kuyangiza harimo icyo bita ar-riya, gushaka ko bakubona, gushaka yuko bakubona. Wallahi nahnu fi zamanin, Bayisilamu turi mu bihe dufite shayitani komeye kuruta izindi ariyo yitwa telefone. Iyi ni imwe muri shayatini zikomeye zitubujije amahoro muri ibada. Wallahi umuyisilamu bari muri hijja ugasanga adatinya kujya kwifotoza yereka abantu isi yose ati ndahangaha ndi kuri Kaaba, mwambonye ndi hagati ya Safa na Marwa, mwabibonye ubu ngubu ngeze wenda Arafa, mwabibonye ubu ndi Mina, ndi Muzdalifa, ndi Jamarat. Igikorwa cyose cya ibada arimo ari kwifotoza yereka abantu. Bayisilamu twe kubeshyanya, niba igikorwa uri kucyereka Imana nukubera icyo cyereka abantu. Ibada yawe uri kuyikorera Allah, Mwenyezi Mungu ntashobora kuyakira hari undi wese ushaka yuko nawe akubona. Bakubona atari wewe wabigizemo uruhare, ushaka kuba uri mu gikundi bakagufotora utabizi. Ama wowe ubwawe kujya kwishyira ku makamera n'amafoto uri muri ibada ni ikosa rikomeye cyane. Ibada ya hajj ni ibada mu Buislamu ikomeye, ni inkingi. Yewe haji, tekereza ku mutungo wawe wafashe ushyira muri iyi nzira ujemo. Tekereza uburyo wahenzweho n'uru rugendo, hanyuma ukaba uri kwangiza ibikorwa byawe kubera gushaka kwiyerekana ku bantu. Iki ngiki Bayisilamu tugitekereze. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri hadithi al-Qudsi, hadithi yakiriwe na Muslim, hadithi ya Abi Huraira, Allah arivugira ngo ana aghna shuraka'i 'ani shirki. Allah ati ngenda kungahaye cyane kuruta bose mushaka kumbangikanya nabo. Nuvuga ngo uwo washaka kwiyereka uri muri ibada, uwo ni umukene ku Mana. Aba bantu dushaka ko badushima n'abakene. Ibada dukora kugira ngo twereke abantu abo n'abakene ku Mana. Shimisha umukire ufite ibigega bitajya bigabanuka, ariwe Allah. Khazainuhu mal'a, ibigega by'Imana bihora bisendereye byuzuye. Aba n'abakene bakubeshya kugira gusaba kwita iryo zina, ariko ibihembo bikomeye buri kwa Allah. Mwenyezi Mungu ati ndakungahaye kuruta abo ngabo bose mwashaka kugira ngo mwiyereke mumbangikanya nawo munkorera ibikorwa. Mtume aravuga ati Allah Subhanahu wa Ta'ala akomeza avuga ati man amila amalan, uzakora igikorwa icyo ari cyo cyose, asharaka ma'i fihi ghairi, akagira icyo ari cyo cyose ambangikanya muri icyo gikorwa. Uri muri ibada kugira ngo abantu bakubone, uri muri ibada kugira ngo uhabwe icyubahiro runaka. Mwenyezi Mungu aratubwira ngo taraktuhu wa shirkahu, ndakimurekera icyo gikorwa na shirki ye nkayimurekera. Niryo bangikanya ari gukora nkayimurekera. Bayisilamu izi telefone, wallahu umuntu araza agafata Qur'an akayirambura umusafu akabwira mugenzi we ati mfotora, yamara kumufotora agahita awufunga akawusubiza aho ukuye. Hano birakorwa mu misikiti mitagatifu, umuntu akifotoza agafungura umusafu gusa aricyo ashaka kugira ngo yereke abantu ko yasomye Qur'an. Byaheye ko ari kubeshya, kadhab, n'umwesikoro uri kubeshya abantu. Undi nawe ubwira mugenzi we ati fata telefone ufotore, agakora takbiratul ihram nk'utangiye gusari, bakamufotora, baba bakimara kumufotora agahita bivamo. Tekereza uri gukinisha n'Imana, uri gukina n'ibikorwa Mwenyezi Mungu yakugiriye ko ari ibada kuri Abayisilamu. Ibi biteye ubwoba. Umuntu ashobora kuba yaba ari Arafa, ibi birahari birakorwa, akazamura amaboko ngumfotora agafoto mbere k'Abayisilamu ndi Arafa ndi gusaba dua, bakamufotora gusa ari uko azamuye amaboko agahita yamanura akigendera, nta dua asabye. Iyi ni imikino abantu bakora muri ibada. Malakum kayfa tahkumun? Bayisilamu turaganaye kweri, ni gute mwebwe muca urubanza mu bikorwa byanyu ko bitari byo? Ibada yose ikorewe Allah ukagira uwundi ushaka ko gushimita bazero. Ibi tubimenye Bayisilamu. Uramutse ugiye mu Buyapani gusura nk'umujyi waho, ukaba wajya nko mu Bushinwa cyangwa se ukajya Dubai gutembera ukifotoza amafoto, ukavuga ngo narindi muri siyaha, narindi mu gutembera, aho birumvikana. Ariko iyi ni ibada. Iyi ni ibada itagomba kuzamo kwiyerekana. Kera
bo ni gute bakoraga ikintu kigenanye na sum'a gushaka kuvuga iyo umuntu yavaga muri hijja bo nta telefone baga afite kugiye cya Mutume yarazaga akabwira abantu bati ngewe nari ndi muri hijja nageze Arafa nagiye Muzdalifa nagiye hehe ibyo byitwa sum'a no kuvuga ngo kumvisha abantu ibyiza wakoze hada ibi ntago byari bikwiye kuranga umwiza abayislam umugaragu mwiza w'Imana ntabwo yarakwiye kubwira abantu ibikorwa byiza yakoreye Imana ye birekere Allah wawe urajya kubibwira abantu iki uri fotoreza iki Kaaba waje kuyizenguruka ntabwo ari kuyifotorezaho al-ikhlas hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aratubwira ngo man hajja lillahi uzakora hijja kubera Allah ntabwo ari ikindi cyari cyo cyose abantu basobanukirwa iyi hadith yo kuvuga ngo umuntu agaruka ameze nk'umunsi nyina yamubyaye nta cyaha na kimwe afite igendana n'umuntu uzakora hijja kubera Allah adashaka kugira ngo ahabwe iryo zina rya haji adashaka kugira ngo ashake icyo cyubahiro mu bantu adashaka ngo bamubone la uzarimwita iryo zina zarimwite haji utabimwita ntacyo bimutwaye dufite bamwe mu bantu baba baracyane iyo bamuhamagaye ntibakiriho haji akatungana pepe imitsiga ikagira urampamagara utanyise haji nta soni la ilaha illa Allah wakoze haji kugira ngo ushake titire kweli cyangwa wakoze hijja kugira ngo ushake ibihembo by'Imana ibada yose ijemo kugira ngo ushimisha abantu menya ngo nizere iyo ngiyo man hajja lillahi uzakora hijja kubera Allah ntabwo kubere kugira ngo abantu bagwite haji Abubakar yakoze hijja na Umar n'abaswaba bose harano warumva ngo haji Abubakar haji Umar Mtume kwanza niwe wakoze hijja mbere yacu twese warumva bamwita ngo ni haji Ibrahim yakoze hijja intumwa y'Imana warumva bamwita haji abadan iri zina ni izina ryaje gusa kugira ngo bavuge ko wagize Maka gusa ni izina bakwita cyangwa ntibakwite ntacyo bimaze ibyo babikwisese kumana nta gihembo ufite wakunguka iki kwa Allah kweri uramutse wishimiwe n'abantu urimo kugira ngo bakwite iryo zina wagera kumanuka zasanga ufite zero bayislam dutekereze walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam muri hadith ratubiyat ku munsi w'imperuka hari umuntu uzagera kumana ariko akibihembo by'ibikorwa yakoze Mwenyezi Mungu amubwira ati genda usabe ibihembo babandi washatse yuko bagushima kwisi nibo bari buguha ibihembo byawe bazabiguhase Allahu akbar khasira ad-dunya wal akhirah uhombye isi uhombye imperuka wadhalika huwa al-khusran al-mubin al-ikhlas dukore ibada hijja dushaka ibihembo ku Mana احذر من الصور في العبادة كل الحذر gerageza ubyirinda uko ushoboye kwirinda ibigendanye n'amafoto muri ibada ufotorwe n'abandi apana wowe kwifotora abantu bafata n'ama video uri kwereka ba miskini twebwe abantu turi ba miskini ku Mana uzasanga ari zero walidhalika umwe mu bamenyi yaravuze ngo ma'alajtu shay'an ashad min al-ikhlas nta kintu yarwanye nacyo kugira ngo akivure muri we nko kurwana no kushaka ikhlas mu mutima we yagaragaje uburyo ikhlas iragora abantu gukora kubera Imana biragora iniya zacu ni Mwenyezi Mungu buzizi cyane bayislam hari ufotora ifoto yarangiza akatubwira ati anjye ariko ntago naringamije ibibi nagira ngo gusa abamenyi baravuga ngo fakama anna ash-shari'ata ja'at li siyanati al-af'al wa kadhalika ja'at li siyanati al-maqasid nkuko sharia yaje kugira ngo irindi ibikorwa dukora yanaje kugira ngo irindi imigambi twebwe ntago tuvuga ngo turagushinja ahubwo wowe ibyo uri gukora uratuma abantu bagukekera ibindi ibadu uri kwikorera Allah ntabwo ari abantu bayislam قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله محمد ivuga ati mukuri sala yanjye ibi bitambo byanjye ibyo mbaga ubu buzima mbamo urupfu rwanjye mbamo urupfu runtegereje rwanjye lillah ibi byose ni Allah niwe wenyine ubifite mu kaboko ke Allah niwe ufite ubushobozi bwo kutuma mbaho niwe ufite ubushobozi bwo kunkuraho niwe nkorera isala niwe mbagira fasalli li rabbika sari kubera nyagasani wawe iyi ibada yo gusari iyi aya ni al-ibratu bi'umumi al-alfaz iyi ibada ikora hose sari kubera nyagasani wawe kora hijja kubera nyagasani wawe ndetse na Allah yaranayivuze muri iyi aya wa atimul hajja wal umrata lillah muzuza hijja ndetse na umra kubera Allah nta wundi bayislam turwanye ibi bintu byo kwiyerekana muri ibada
ngewe nabonye umuntu twari turi gusari tarawih mu musigiti w'intumwa y'Imana yashyizeho live Facebook kuva iswali itangiriye kugeza yirangiriye. Hanyuma uyu ngora azabeshya abantu ngo narindi gusari kubera Allah cyangwa abadan. Guturi gusari kubera Allah ukajya kwishyira kuri live uri gusari. Uri muri hijja live ni iki amafoto na iki. Kora ibada kubera Allah. Abo bantu wiyereka niba miskini ku Mana ntacyo bazakumarira wallahi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. We buri wese wumva ko ashaka guhura na Nyagasani we azakora ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza umva ko Imana yavuze wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ntazagira icyabangikanya na Allah mu kumukorera ibada. Kubangikanya Imana bisobanuye taswiyatullahi bil makhluqina bima ikhtassa bihi Allah. Nukuba wafata Imana ukagira iki uyigereranya nacyo kandi uri kuyikorera uri gukora ibikorwa bikwiye Allah wenyine. Hijja ikorerwa Allah, umra ikorerwa Allah, isali ikorerwa Allah, gusoma Qur'an tubikorera Allah. Gufata wundi utari Allah kugira ngo nawe ubimwereke ibyo nibindi. Iyo niyo bita shirki. Ishobora kuba shirki ntoya kubera ko ari riya kwiyerekana ariko nayo yirinde kubera ko irangiza igikorwa cyawe. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah yabwiye Muhammad turamutse ubangikanyije Imana ibikorwa byawe byose cyangwa se ibyo ukoze Allah azabyangiza bibe zero. Intumwa y'Imana muri hadith yaravuze ngo akhwafu ma akhafu alaykum min al-masih ad-dajjal. Icyo mbatinyira cyane kuruta ibindi kuruta uko mbatinyira na masih ad-dajjal. Icyo ni ikihe? Ashirku al-khafi. Yaravuze ngo iyo ni shirki yihishe. Shirki yihishe ni iyihe? Fasuila anhu. Baramubaza ngo iyo ni iyihe? Faqala ar-riya. Mtume yaravuze ngo iyo ni riya, gukora kugira ngo wiyerekane kandi uri gukora ibada yikorera Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam fadaraba lana mathalan. Yahise duha urugero rwiza cyane. لأن ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان وفهم الدقائق. Mtume agiye kuduha urugero kugira ngo tubashe kumva ibyo atubwira neza. Yaduhaye urugero rw'iyo shirku ukuntu ikorwa. Yaravuze ngo an yaquma ar-rajulu yusalli. Ni nko kuba umuntu yahaguruka agatangira agakora isala agasari. Yuzayyinu salatahu, agashyiramo ibirungo. Ni gute umuntu ashyiramo ibirungo mu sala? Yahagarara agatinda masha Allah, yajya ruku'a agatinda, yazamuka akabanza agatuza, yajya sujuda akabanza agatinda neza. Ariko fil haqiqa no kubera iki byose ari kubikora lima yara min nadhari rajulin, kubera ko haruri kumureba. Ariko fil haqiqa aramutse asaye ari wenyine uburyo asari Mwenyezi Mungu ni ubizi. Abenshi usanga iyo umuntu ari gusara hatayebwa n'uwari wese iswala iminota birabarangije. Ariko aramutse asari imbere y'abantu sunna z'iswala zishyiramo buri kimwe cyose. Iyo niyo bita shirki itagaragara kuko Imana yonyine nibireba. Wowe umenye ngo wowe wereka abantu mu ibada zawe Allah zi mu mutima wawe ikirimo. Ese ko kuri kuyikora kubera Allah cyangwa irinde ibyo bintu bishobora kukwangiriza niya by'amafoto muri ibada abayisilamu. Ibyo bintu byirinde cyane. Ngewe nzi umuntu ngewe natangaga darasi i Kigali mu musigiti umwe. Hari umwe mu bantu baje gusari bakererewe ari gusari. Hari wari wicaye imbere kwa kundi hari abantu bakunda kumara gusari bakicara imbere ku bibambaza. Akazajya areba buri muntu wese winjiye yakererewe. Akajya areba bamwe basari bakibaguzwa. Hari abantu basari bakibaguzwa bareba hari imbere bareba he. None akamwitegereza bahuza amaso agahita mupepera. Hari uwo yapepeye ahita areba hasi ntiyongeye kuzamura. Ikibazo kirabaza giti ese nk'uyu utongeye kuzamura umutwe agahita areba hasi gusa ubundi ni iki gitumye yanga kongera kuzamura umutwe? No kubera Allah abadan aratinya ko bari buze kumupepera bakamwicira swala wenda gaseka cyangwa ibindi. Bimana ntabwo agiye kugira ituze mu swala kubera Allah ahubwo no kubera ikiremwa abonye hari imbere. Yaka abantu twitondera shaytani yaya amatelefone yateye n'amakamera. Ibada ntizemo ibintu byo kwiyerekana. Al-ikhlas wa Islam. Dukore kubera Allah ibada. Tureke kugira ngo dushake ibyubahiro mu bantu. Icyakane ba Islam al-mutaba'a, kwigana Mtume sallallahu alayhi wasallam muri ibada. Iyaka muri ibada hijja irinde kugira icyo ukora utagikura ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Umenye ngo Mtume ni ibiki yakoze muri hijja nibi hatakoze. Ukora ibyo yakoze wirinde ibyo atakoze.
muri hadithi mtume yaravuze ngo khudhu anni manasikakum, mufate kuri nge, munkureho, munyigireho manasik zanyu, ibyo mukora muri hijja, ibikorwa byanyu mubikure kuri ngewe. Ntiwemerewe kugira igikorwa muri hijja ukora mtume atarakiguheretse. Niba mtume yarazengurutse Kaaba yihera hehe? Ibumoso. Uramutse uyihereye iburyo umenye ngo wowe ibyo uri kuzana birapfuye. Niba mtume yaravuye Safa abona kujya Marwa, wowe ukahera Marwa, menya ngo birapfuye. Kora nkuko mtume yakwigishije. Niba mtume yarateye amabuye atari utubuye duto cyane ngo abe n'ibibuye binini, ahubwo ari amabuye yaringaniye, ni wowe ugashaka gufata amatafari akaba ari utera, umenye ngo aho ngaho urabyishe. Khudhu anni manasikakum, mumfatireho, munyigireho, munkureho ibikorwa byanyu mukora muri hijja. Mu yindi hadithi yarabishimangiye none aravuga ngo litakhudhu anni, mugomba kunkuraho. Bimaana nta muntu wemere kugira ibada kora atayikora ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Abantu bajya kuri Kaaba bakayitsiritaho ngo bari gushaka baraka, ibyo urabikura he ku ntumwa y'Imana? Ntaho. Iriya buye nta baraka riguha, utanga baraka ni Imana. Ibuye ni ibuye, ntacyo ryagutwara kibi, nta nicyo ryakumarira. Walidhalika Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yasomye ryabuye ry'umukara muri hijja, arangije yukhatibuhu, ararivugisha, araribwira ati nubwo ritumva ariko ari kutubwira twebwe dukuremo amasomo. Ya hajar, yararihamagaye ati yewe wabuyewe, i'lam annaka hajar, menya ko nta cyuri cyuretse ko uribuye wowe. La tadurru wala tanfa', nta kibi wantwara nta nikiza wamarira. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. niyo bitaza kuba ruko nabonye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igusoma, nanjye sinari kuba ngusomye. Kubera iki Umar ari gusoma ibuye? Nuko yabonye mtume arikoze, ari somye. Falidhalika ibada za hijja mu byo tugomba kumenya tuzikura ku ntumwa y'Imana, ntago wemereye guhimba ibyawe. Niyo mpamvu uzabona tawafu tuzenguruka karindwi, wowe uramutse uvuze ngo nge ndumva mfite imbaraga, mfite courage nyinshi, ndakora inshuro 10 nizo nkeya, umenye ngo ni zero, ntacyo uri butware. Sa'yu hagati ya Safa na Marwa karindwi, wowe ugakora inshuro 12, zero. Ugomba kwigana mtume nkuko yakwigisha ibada. Wajya gutera amabuye, hamwe batera 7 ahandi 7, yose hamwe ni 21, wowe ukazajya uvuga ati oya 7 ni make, ngenda atera 10, zero. Igana mtume ibyo yakwigishije bikore nkuko yabikoze sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam. Mutaba'a, qul in kuntum tuhibbuna Allah. Muhammad babwira ati niba kuko mukunda Allah byanyabyo, fattabi'uni, munkurikire. Gukurikira mtume ni ngombwa sallallahu alayhi wasallam. Wirinde kugira icyo uhimba mtume atarakweretse muri ibada. Ibada wa in tuti'uhu tahtadu, Imana muri suratu an-Nur iratubwira ati ndetse kandi mumwumviye uwo ngo Muhammad muzayoboka. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna, babe menge babandi bitegure ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala babandi banyuranya n'ibyo mtume yabigishije ko Imana izabateza fitna, ibigeragezo hano kwisi. Au yusibahum adhabun alim, cyangwa Allah shaka kubamanura ibihano bibabaza cyane. Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, babwira ati mwumvira Allah, munumvira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ومن يطع الله والرسول, nawa unduzumvira Allah akanumvira intumwa Muhammad. Birajyana rero ba Islam. Ya ayuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, yemwe abemeye mwumvire Allah, munumvira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. No muri hadith yaravuze ati ndapfuye, yaravuze ati mbasigiye bibiri. Mbasigiye bingahe? Bibiri, ibintu bibiri. Muzakomeza kuba kumuyobora igihe cyose, muzakomeza kubifata mu ntoki mukabigenderaho. Yaravuze kitabullah, igitabo cya Allah, Qur'an wa sunnati, n'imigenzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwigana mtume muri ibada ya hijja ni ngombwa, wirinde kugira icyo uzana mtume atarakikweretse. Icyo ni cya kane. Cya gatanu al-mahram. Iki ngiki wowe ubyumva uko ubishaka, ariko iyi ni dini. Mahram ni ngombwa kujya muri hijja uba ufite mahram. Al-mahramu al-haqiqiyyu, mahram wa nyawe, apana wo kwiyitirira. Mahram agomba kuba ari umuntu mufite icyo mupfana, umuntu udashobora kukurongora niyo mwasigara mu isi muri babiri. Icyo ni igisobanuro cyoroshye ngwaye. Mahram ni umuntu udashobora kukurongora niyo mwasigara mu isi muri babiri.
bimana ni nkande musaza wawe, papa wawe ukubyara, umugabo wawe, mjomba wawe, papa wawe mutoya, no kuvanga abavandimwe ba papa wawe. Aba ni ba mahram kuri wowe, kandi mahram agomba kuba ari umugabo, nta mugore ubera mahram undi. Kandi ikindi mahram agomba kuba ari umuntu ufite ubwenge, uzi n'amategeko ya sharia ku buryo yakurenganura bagiye kuba bagukorera ikibi, bagiye kugusambanya yakurwanirira. Ntabwo ari ugufata wenda nk'akana gato ngo ni gasaza kanjye gusa, la, ni umuntu waguprotecting, wakurinda. Apana ibyo kwiyitirira. Niba uje muri hijja, menya ngo ubujije inkingi yo kuba ufite mahram nyawe. Apana ibyateye byo kubeshya beshya abantu ngo uyu ni mahram wanjye atari we. Wallahi dutinye Imana, ibadi irimo kubeshya ntabwo ishobora kugira baraka. Intumwa y'Imana muri hadithi yaravuze ngo albay'anu bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Mwenyezi Mungu, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yaratubwiye ati ubucuruzi cyangwa se abaguzi babiri, ugura n'ugurisha, hagomba kubaho kugira gute kwemeranya. Wowe urashaka kugura iki, nawe arashaka kugurisha iki. Igihe bataratandukana ni ngombwa ko wemeranya n'ugiye kugura nawe. Iyo ni hadithi y'ubucuruzi, ariko hari icyo nshaka kugeraho. Intumwa y'Imana iratubwira ngo fa in sadaqa, iyo bakoresheje ukuri mu bucuruzi bwabo bakanagaragaza buri kimwe, intenge bakazerekana, Mwenyezi Mungu ashyiramo baraka muri ubwo bucuruzi. Wa in kadhaba, niyo babeshyanye, wakatama, ndetse bakanahishanya, wakatama bagahishanya bose, wowe ugahisha intenge cyangwa se ugura nawe akagira icyo ahisha, muhiqat barakatu bay'ihima, Allah kuramo baraka z'ubwo bucuruzi. Nuqisu hadha bi'ibadati al-hajj, tugereranye bitubizane muri hijja. No muri hijja iyo uzanyemo amanyanga muri ibada ya hijja nta baraka Allah ashobora gushyiramo. Wowe uriyitirira umugore utari wawe, kayif. Wowe uriyitirira umugabo utari wawe, kayif. Undi nayo ngo hari darura, hari abavuga ngo amanatu at-tariq wa amnu at-tariq, ngo iyo inzira itekanye ngo hakaba nta bibyo dutinya by'ibibazo biri mu rugendo. Ya ibibazo awarid ni iziza mutiteguye, ibibazo bishobora kuza. Ninde yakubwiye ko ibibazo bihoraho biza bitunguranye? Ese ndabaza ikibazo, haramutse haje nk'ikintu kikaza sadfatan, kiza gitunguranye, bakavuga bati buri muntu n'amaharamu ye bajye mu cyumba, bakabaha ibyumba buri wese n'amaharamu baze binjire mu byumba, habaye nk'ikibazo runaka gituma babinjizamo ku mbaraga, buri wese bakamusigana n'amaharamu we. Aha, bagusiganya umugore utari wawe, ntushobora kugwa mu cyaha. Uri umuntu ufite umubiri ukora, birashoboka cyane. Niyo waba uri muri hijja, ntabwo ari uko shayitani atakubeshya, birashoboka cyane pepe. Ninde wakubwiye ko shayitani watazira abantu bari muri hijja akabashuka? Araza cyane. Wadalilu ala dhalik, nikigaragaza kwaza iyo ubona bifotoza birirwa bashyira ku magroupe, bashyira ku ma WhatsApp, bashyira ku ma Facebook bari muri hijja, iyo ni shayitani kubeshya, kuko ibyo ni ibikorwa bya shayitani, ntabwo ari by'Imana. Mwenyezi Mungu ashaka igikorwa gikorwe wenyine, ntabwo ari ukwereka abantu. Hanyuma nawe wowe uravuga ngo umugore n'uwawe cyangwa se nima uri mahramu we, bagukingiranye nawe mu cyumba. Aha, umugore wabandi ntuzamukorera amajabu. Ibi ni ibintu bihari Islam, birashoboka cyane, turi abantu. Ni nayo mpamvu Islam bwashyizeho inkingi ya mahram, kugira ngo nihagira ikibazo kivuka, wa wundi uzaba uri kumwe nawe mugore bafite icyo bapfana ntiyamurongora, nta kibazo gihari hagati yabo. Islam dushyira ubwenge ku gihe, wallahi izi ibada dukiniramo tuzasanga imbere y'Imana ari ibibazo. Barakuhereza umugore utari we nawe ukabyemera, nta soni. Nawe barakwitirira umugabo utari we nawe ukabyemera. Ma yumkin hadha wallah. Hari abavuga ngo Abu Hanifa aravuga ngo iyo umuhanda ufite umutekano nta kibazo. Ya akhi, hari dalil, hadithi zirahari, wowe urajya kuzana imvugo ya Abu Hanifa usize hadithi gute? Abu Hanifa ubwo arivugira ngo idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, hadithi niba ari ukuri ari sahih, niyo nzira yanjye muzaba ariyo mufata mureke ibindi, nanjye niyo nzira ndiho. Hanyuma ngo Abu Hanifa yaravuze ngo iyo hari darura yo kuba hari umutekano mu nzira n'ibiki. Ya akhi, hari hadith, dufate mtume ibyo yavuze, tujye kuri Abu Hanifa ibyo yavuze. Mtume abona wahi, Abu Hanifa na wahi yabona. Al-Imam Malik yaravuze ngo كل واحد يقبل منه أو يرد عليه, buri wese dushobora kumva ibyo yavuze tukabyakira cyangwa tukanabimusubiza, illa ar-rasul, uretse mtume, kuko we ntabwo ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume ntiyavugaga bigendanye nawe gushaka, ahubwo ni wahi. Mtume yatubwiye ngo iki muri hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim bombi, la tusafiru al-mar'a, umugore ntagakora isafari, tureke ni safari ya hijja n'izindi safari zisigaye zose, illa wa ma'a hadhi mahram,
uretse ko agomba kuba afite mahram. Mahram twavuze ko nudashobora kumurongora, rya sano rituma utabana n'umuntu, rya sano rya hafi cyane, imma umugabo we, se umubyara, musaza we bavukana, illa wa ma'aha dhi mahramin, agomba kuba afite mahram. Iyo ni hadith. Hanyuma tujya gushaka iki kwa Abu Hanifa kandi hadith yaje. Hari abantu bafite ikibazo ko tujya muri mas'ala za fiqh bakavuga ngo ikhtalafa al-ulama, abamenyi baratandukanye kuri iyo mas'ala. Abamenyi niyo batandukana inshuri igihumbi, tureba ufite dalil, kandi ufite dalil ifite imbaraga ni jumhur. Na benshi mu bamenyi bafite dalil ya hadith yakiriwe na Bukhari na Muslim ko umugore adakora safara atari kumwe na mahram. Inuma y'Imana sallallahu alayhi wasallam iri muri hijja, Aisha akaza kujya mu mihango, Aisha akaza kujya mu mihango, ndetse na Asma byamubayeho. Mutuma babwira ngo bakora ibisigaye byose, bakora ibikorwa byose bya hijja, ghayra an la tatufi bil bayt, yabujije Aisha gukora tawafu kuri Kaaba yonyine gusa, ariko ibisigaye bikore. Nyuma yaho Aisha yakeneye gukora ya tawafu atagize gute, atakoze, bisaba ko ajya gufatira niya ku musiyiti yagiye kufatiraho Ja'irana, ariho akakanya bitire ngo ni masjidu Aisha. Ese yigeze yitwara wenyine? Mtume yaramuhaye Abdurrahman musaza we, jana na Abdurrahman. Iri ni dini Islam. Tukureko kuzana santima yake. Mahram ni ngombwa. Mahram wanyawa pano wo witiri rubeshya. Mwenyezi Mungu ntiyemera ibintu birimo amanyanga Islam. Icya gatandatu ari nacyo nsoreza as-suhba. Ninde wirirwana nayo muri ibada yawe ya hijja? Ninde mugendana? As-sahibu sahibun, ugendana nawe ni nawe uguhereza imico ye. Toranya abantu beza bafite ingeso nziza ari mubana inshuti muri hijja. Toranya abantu bakora ibikorwa byiza muri hijja bari muri kumwe. Bazajye yani idha ghafalta au idha taghafalta yunabbihuk. Iyo ugize kurangara kujya dusome Qur'an, dukore azkar, menya inshuti nziza izagufasha kubona aljanna. Bayisilamu ibi bintu bitandatu abari muri hijja babyitondere. Al-ilmu, ubumenyi, mbere ya buri kimwe ugiye gukora muri hijja banzu kimenye ko gihari mu idini. Al-kasbu at-tayyib, imitungo isukutse abari ujyana muri hijja. Al-ikhlas, kicyo kirenze ibindi byose. Kora kubera Allah ibada zawe muri hijja, udashaka kugira ngo witwe kanaka, udashaka kugira ngo ugire abo wiyemeraho. La, kora ibada zawe ushaka ko ari Allah wenyine wereka. Icyakane al-mutaba'a, kora ibada zawe za hijja nkuko Mtume yazikoze, utagize ibishya wongera cyangwa ibyo ugabanya. Icya gatanu al-mahram, we mugore mahram ni ngombwa, apano witiri rubeshya wanyawe. Umenye ngo hari ibibazo bishobora kuza hakaba nta wagira icyo kumara uretse mahram wawe. Ingero turazifite ni nyinshi Bayisilamu. Ingero turazifite ni nyinshi nubwo tutazivuza ahangaha. Icyanyuma as-suhba, ninde muri kumwe, ninde mwirirwana muri hijja, inshuti yawe mugendana. Toranya umwiza. Muri hijja hari mawaqifu nyinshi muzageramo. Arafa, abantu baba bari Arafa guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Iyo uri kumwe n'inshuti nziza ikwereka azkari mukora. Nko mu gitabo ndi kwigishirizamo insha Allah hari dua 25 nateguye nzabigisha umuntu uri Arafa soma. Ziri mu gitabo cya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, gitabo kizwi nka at-tahqiq wal-idah لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. iyo uri kumwe n'inshuti nziza ikwigisha izo dua, ikanakubwira ati somi idua, ariko uri kumwe n'inshuti itari nziza, mujya kuri za WhatsApp, urana umwanya wa azkari, ntago ari umwanya wa chatting n'ibindi nk'ibyo Islam. Dusaba Allah ko yatworoheza wallahi akaduha ubumenyi. Bayislam dusaba Imana iduha ubumenyi. Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.